Imana ikarangiza igorigota umwana w'intama w'Imana bana inyungu zacu ni ukuzataramira ibwami ku Mana byiringiro bidakoze isoni Imana itameze nk'abantu ugambiriye iki muri iyi minsi itatu iki wakora uhereye ku mutima wanjye mwami Yesu ugategeka n'ibindi biremwa ariko uzaja biguhimbaza iyo ndebye ibiremwa byawe ntareba amano ukuntu twitaho nibaza nese Mana kw'ishuri ubuntu bwawe ndagushimiye iyo ndebye ibiremwa byawe ntareba amano ukuntu twitaho nibaza nese Mana kw'ishuri n'ubuntu bwawe ndagushimiye nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye hazantera kuguma nguhimbaza nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye hazantera kuguma nguhimbaza nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye hazantera kuguma nguhimbaza nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye ndashaka ko dusubiramo konyine gusa nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye hazantera kuguma nguhimbaza nzaguma nkora icyo wandemeye amina kuguhimbaza ndetse kukuramya haleluya nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye Imana ihabwa icyubahiro cyinshi nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye amina yo Imana ibaha umugisha nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya amina ayi baba we hazantera kuguma nzaguma nkora icyo wandemeye ayiwa kuguhimbaza ndetse kukuramya haleluya aho wavuye hazantera kuguma nzaguma nkora icyo wandemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wavuye hazantera kuguma
umwami wacu amashyi cyane. Arakoze mwene data, Imana imuhereze umugisha. Reka twakire Pastor Marco asengera umuvuga butumwa wa kabiri. Duhimbaje izina ryawe gera ushigwe hejuru kuko urabikwiriye mwami w'abantu. Turagushimiye muri uyu mugoroba uduhaye ukubiha muri iki kibanza. Tugushimiye kuko uduhaye materaniro meza. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ushoboze umugaragu wawe abimpanda nawe wivugire. Uganiriza imitima yacu uyikingurire kukumva no kukubona. Twese abari hano duteze amatwi kugira ngo ari ukomeza kumvikanira mu mitima yacu. Ibitari iby'Imana tibigire ijambo n'uruvugiro bibure umwanzuro, maze ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'umugambi wawe dufite neza kandi rero bagahurukije batukicicare none mucuranzi wihute papa abayumve sikora dutaramira Imana twerikwe nuko kanda w'amahoro Abatarakanda tutuhuta twagenda gutana basesa hari umutano ayumve sumu gutana w'abandi bantu bisanzwe basesa hari umuntu waza kurushibitu tubina kwa kwiyegereze oya ndumuki tuwirishengero basesa tuye gutana umunsi wa mbere umunsi wo gutana ukabanza kukabyimana ngo twageze mu gutana utubwitupere Hallelujah. iyi gahunda sinokera gahunda y'Imana umunota umwe mwamwicara kugira ngo izo za gahunda ahasigaye turaveye muri feri kanga wakakita ai
16:25. Pani soma abantu bari inyuma twegerane twicare neza akazabicaza muri abantu bagaragaza umuntu wese yicaza rente biri imbere aricara kugira ngo tuze kwegerana ku ijambo ry'Imana kandi mama mubikora mu bangutsi ndabiza gusoma namwe mwicaye neza byakozwe n'intumwa 16:25 havuze ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirahunga uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi imfatiro z'izu ziranyeganyega inzugi zera ko zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse akura ikota ye nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano amen. Turabigereje mwebwe mwese Imana yateye iteka mukaba hano muri uno mugoroba Imana Israheli ibahereza umugisha noneho kugira ngo tumuzuye umwete siniyegereza bamwe ngo ngira abana siga reka twakire ushubaho hano aze twakirira amateraniro kugira cyo komeza za gahunda zindi amashi menshi tumwakira twakire natwe rero amasaha asa n'adusizeho ariko turabikoreshwa kugira ngo byose bize kuvugwa turakira abagape bose abo Imana yaboneye mu gihugu hano muri mugoroba duhereye ku bashumba abapasiteri turi kumwe n'abakristu mwese turabuze mu makazi y'Imana y'umujuru w'umugisha amen. Bityo nanone turakira abashitsi twatekereje kubana nabo muri kino bikorane